Tuyishime Joshua uzwi ku izina rya Jay Polly yitabye Imana afite imyaka 33, yavutse mu 1988, yitabye Imana muri 2021. Iyi ni inkuru iteye agahinda yaciye igihugu umugongo, by'umwihariko abakurikirana entertainment cyangwa se uruhando rwa muzika showbiz, by'umwihariko abakunda injyana ya hip hop. Uyu yari umwami w'injyana ya hip hop mu Rwanda. Mbere yuko tubabwira ikihishe inyuma y'urupfu rwa Jay Polly, tukabaramburira amateka y'uyu muhanzi kuva kivuka kugeza ku munsi we wa nyuma, reka tubanze twihanganishe abe, umuryango we, inshuti ze, abamukunda. Nimwihangane. Jay Polly, rest in peace. I'm cool. How you doing? Happy New Year. Happy New Year. Tuyishime Joshua azwi ku izina ry'ubuhanzi Jay Polly, avuka kuri Nsabimana Pierre na Mukarubayiza Marienne. Avuka ari umwana wa kabiri, akavuka mu muryango w'abana batatu. Jay Polly yavutse ku itariki 5 Nyakanga 1988, yitabye Imana muri 2021 ku itariki 2 z'Ukwakenda mu rukerera rw'uyu munsi mu masaa 10 y'icyo gitondo. Jay Polly yavukiye i Gikondo mu mujyi wa Kigali, uretse ko hari abavuga ko yaba yaravukiye mu majyaruguru aho bita mu karere ka Musanze. Yarafungiye muri gereza ya Nyarugenge, yitabye Imana ageze mu bitaro byo ku Muhima, aho yaravanywe mu bitaro bya gereza nyine. Nubwo iperereza rigikomeje, biratekerezwa yuko Jay Polly ashobora kuba yishwe n'ibyo yanyweye n'uruhurirane rw'ibintu bigiye bitandukanye yanywereye muri gereza, byari byateguwe n'imfungwa imwe, binywebwaho n'abantu batatu, harimo alukoro iriya biyogoshesha bakoresha bari kogosha, hakabamo n'isukari n'amazi, uruvange rw'ibyo bintu akaba ari byo byahitanye Jay Polly. Gusa biteje urujijo kubera yuko bagenzi be babinyweyeho bo nta kintu babaye. Hagati aho iperereza rirakomeje na polisi. Hari aho byaba bihuriye nyuma yo gufungwa kwa Jay Polly n'ubundi azira ibiyobyabwenge, ko byaba ari byo n'ubundi bimuhitanye. Iri ni itangazo ryatanzwe n'ubuyobozi bwa gereza Nyarugenge, riravuga ko Tuyishime Joshua uzwi ku izina rya Jay Polly yitabye Imana uyu munsi mu rukerera ku itariki 2 z'Ukwakenda 2021, hari mu rukerera rwa mu gitondo mu masaa 10:30. Tuyishime Joshua akimara kujyanwa mu bitaro bya gereza, byanze biba ngombwa ko bamujyana mu bitaro bya Muhima. Aho ngaho niho urugendo rwa nyakwigendera Jay Polly rwarangiriye. Uyu munsi ku itariki 2 z'Ukwakenda nibwo imodoka ya polisi yavanye umurambo wa Jay Polly ku bitaro bya Muhima, iherekejwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa. Kugeza aka kanya ibyerekeranye n'urupfu rwa Tuyishime Joshua Jay Polly ibimaze kugera hanze nibyo polisi yatangaje yuko nihagira ibindi bimenyekana hamwe n'iperereza iri gukora ritoroshye tuza kumenyeshwa. N'ubundi abo bagabo babiri bafatanyije nawe cyangwa se bateguye ibyo ngibyo bikekwa ko byahitanye Jay Polly, harimo uwitwa Harerimana Gilbert na Iyamuremye Jean Clement. Jay Polly, rest in peace. Jay Polly yize mu mashuri y'incuke mu kigo cya Kinunga, ayisumbuye ayiga muri Iseka. Iki ni ikigo giherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, yize mu ishami ry'ubukorikori. Jay Polly n'ubundi nk'uko twabivuze yavutse ku itariki 5 Nyakanga mu 1988, avukira i Gikondo mu mujyi wa Kigali, nubwo hari abavuga yuko yavukiye mu burengerazuba mu karere ka Musanze. Ariko hari mubyara we witwa Major X yabwiye ikinyamakuru cyitwa Izuba Rirashe yuko Jay Polly yarerewe mu karere ka Huye, aho ngaho ni mu majyepfo. Major X yaragize ati, Jay Polly twarabanye tukiri abana ahantu bitaga ku Mukoni uri kwerekeza Itumba, urenze kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda niho twabaga. Jay Polly yavugaga ko kuririmba bikomora ku mubyeyi we waririmbaga muri korali yitwaga Hoziyana, ariho akura inganzo ya muzika. Iyi korali Hoziyana niyo muri ADPR yabaga mu Gakinjiro. Mu by'ukuri Jay Polly nawe burya yaririmbye muri korali y'abana, uretse ko abantu bazi Jay Polly neza bavugaga yuko n'ubundi iyo yabaga ari kuririmba muri iyo korali yabaga yambaye ipantaro igiye gusa n'itakara hasi,
nkaho n'ubundi ikintu kijyanye no kuzaba umuraperi bimurimo. Jay Polly gukunda injyana ya hip hop abikomora kuri mukuru we witwa Maurice. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 Jay Polly yarageze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, nibwo yahise ajya mu itsinda rya muzika, ariko ryarabyinaga injyana zigezweho, dance moderne, aba bitwaga Black Power. Mu myaka y'imike cyane yiga muri primaire mu wa 6. Muri 2003 Jay Polly ageze muri iseka, nibwo yahuye na Green P. Noneho kubera ukuntu yarazi kubyina, ibyo byatumye Jay Polly akomeza gukorana na Green P. Urabyumva neza ko icyo gihe yigaga senior 1 cyangwa se mu wa mbere w'amashuri yisumbuye. Mu mwaka wakurikiyeho nibwo Jay Polly afatanyije na Green P, Perry G, bahise bakora itsinda baryita G5 cyangwa se G5. Icyo gihe bandika indirimbo, batangira no kujya muri studio yitwaga TFP yakoreragamo witwaga BZB, ari naho bakoreye indirimbo yabo ya mbere bise Nakupenda. Indirimbo ya Jay Polly na Green P yari ikoze mu njyana ya R&B. Aba basore byasaga nkaho batangiye bimbitse badateze kuruhuka. Muri 2004 bihuse cyane nibwo Jay Polly, Green P na Perry G bahise bakora indirimbo yabo ya mbere ikoze muri hip hop cyangwa rap, bahita bayita hip hop game. Ukimara kumva ibi kuri Jay Polly wamaze kugira amatsiko, ese yinjiye muri Tuff Gang gute? Jay Polly kubera yuko yaramaze kubona yuko afite impano yo kwandika indirimbo, we na mugenzi we Green P, nibwo baje guhura n'umugabo witwa Rikiriki yari asanzwe afite studio Kicukiro, baraza na Kicukiro bararikodinga. Nuko Rikiriki yumvise ukuntu baririmba, niko guhita bahuza na Bulldog, bakora itsinda gutyo baryita Tuff Gang. Zimwe mu ndirimbo bano bahungu bakoze ntizamenyekana, harimo nk'iyi yitwa Money ya Jay Polly, Nyumvira ya Green P, n'iyindi yitwa Abirabura ya Bulldog. Impamvu izi ndirimbo ko ari 3 zitigeze zimenyekana nuko wasangaga amajwi y'izi ndirimbo yabaga adakoze neza, atumvikana, bitameze neza, byaraterwaga n'ibyuma byakoreshwaga. Gusa aho Rikiriki agiriye muri F2K nibwo bano basore noneho bacubiye ndani binjiramo neza. Jay Polly aba Jay Polly, Tuff Gang iba Tuff Gang. Aha niho hahise hamenyekana indirimbo nka Kwicuma n'iyindi yitwa Target ku mutwe barakoze. Nibwo noneho P-Fla yahise azaturutse mu mahanga, icyo gihe ntago yabaga mu Rwanda, yiyunga nabo bakora itsinda Tuff Gang iba Tuff Gang. P-Fla yagombaga kwiyunga nabo kubera yuko n'ubundi yarasanzwe aririmba hip hop. Nyuma yaho gatoya nibwo Fireman wari usanzwe uririmba R&B ndetse bamwita Akon nawe yaje kubiyungaho abifashijwemo n'inshuti ye Bulldog. Bari basanzwe bari inshuti, kandi Bulldog yarageze muri Tuff Gang yagombaga kujyamo, barangije barakora. Gusa byaragoranye kugira ngo Jay Polly akomezanye na P-Fla, kandi Jay Polly yari ishyiga ry'inyuma rya Tuff Gang. Hagombaga kuvamo umwe muri abo babiri batumvikanaga, ariko kandi atari Jay Polly kuko ari we wari uw'ingenzi imeze nk'ayimwubakiyeho. P-Fla yaje kuvamo kuko hari ibyo atumvikanaga na Jay Polly kubijyanye n'amafaranga. Tukivuga amateka ya nyakwigendera Jay Polly witabye Imana ku itariki 2 z'ukwa 9 2021, dushobora kuvugaho Jay Polly yagiye akora mu buzima busanzwe imirimo yagiye akora itandukanye. Jay Polly kubera yuko yari yarize ibijyanye n'ubukorikori, yakoze ahitwa muri Ivuka yari ishyirahamwe y'abanyabukorikori yakoreraga Kacyiru. Jay Polly akoramo. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 Jay Polly byabaye ngombwa kagira Rubavu n'ubundi muri atelier ya Ivuka, biba ngombwa kamara y'amezi 9 yose. Jay Polly yagiye akora indirimbo zigakundwa, harimo Akanyarira jisho, Ndacyariho ndahumeka, Ku musenyi, Kwicuma ndetse n'izindi. Indirimbo zimwe muri izo nizo zamuhaye amahirwe yo kwinjira muri Primus Guma Guma Superstar. Mu bihumbi 2011 nibwo umuhanzi Jay Polly yaje kwinjira muri Primus Guma Guma Superstar, ariko ntiyagira amahirwe yo kwegukana igihembo nyamukuru kubera yuko umuntu wacyegukanye ni Tom Close. N'ubundi ibihumbi 2012
Jay Polly yagize amahirwe yo kongera gusubira muri Primus Guma Guma Superstar. Arongera n'ubundi ntiyaba uwa mbere, ariko arongera agira ya mahirwe yo gukurikira uwa mbere, kuko uwa mbere icyo gihe yabaye King James. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 neza nibwo Jay Polly yaje guhindura imyitwarire, atangira gutuka abanyamakuru, aho yavuze yuko za kaminuza zirimo zisohora ababita amadebe. We yakoresheje imvugo amadebe, ubwo byatumye atongera kwitabira iyo rushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Icyo gihe hari mu mwaka w'ibihumbi 2012. Nyuma yaho ho gatoya yaje gutumira abanyamakuru biganjemo abo yiyumvagamo, biganjemo abakora ku maradiyo, agira ngo abasabe imbabazi. Gusa nyuma gatoya yaje kugaragaza impamvu yaba yaratutse abantu kunguku, avuga yuko ashaka ko izina rye rigaragara cyane muri Primus Guma Guma Superstar, ngarebe ko yagitwara. Kandi koko icyo gihe yahise acyegukana abo wa mbere. Jay Polly nyakwigendera uyu munsi, nyakwigendera kuri no tariki ya 2 z'ukwa 9 2021 yatwaye Primus Guma Guma Superstar, igihembo cyatwarwaga n'umustar mu gihugu uzwi, ukunzwe, wishimiwe na benshi. What's up, nigga? Jay Polly, rest in peace. How you doing? Happy New Year. Happy New Year. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 nibwo Jay Polly yasubiye muri Primus Guma Guma Superstar, asubiranamo imbaraga cyane yuko yagiye yenekera bagenzi be bose bari bahanganye, akitwara neza, akagaragaza ubushobozi n'ubushake, urukundo akunda muzika hip hop. Abakunzi be nabo bakabimugaragariza cyane ko abo bari bahanganye yari yabenekeye rwose, harimo nk'uwitwa Eric Senderi wakunze kugaragara yikoreye ibijumba, ibikabyo bigiye bitandukanye, yagaragaye yambaye imyenda y'abatwara amagare kuri ya siporo, yagaragaye ateza amahembe nk'inka. Senderi n'ibindi byinshi yagiye akora, ariko Jay Polly yitwaye neza kuko yabarushije, yegukana Primus Guma Guma Superstar Award miliyoni 24 z'amanyarwanda ku itariki 30 z'ukwa 8 2014. Jay Polly yari afite umugore, yari afite umwana. Jay Polly asize umuryango. Jay Polly, rest in peace. Uretse ko nyuma y'icyo gihe cyose yagiye akora muzika ye, hagenda hazamo ibibazo bigiye bitandukanye. Noneho ubu tuvugana muri iyi myaka nk'ingahe, Jay Polly yavugagaho amakuru agiye atandukanye, aho yafunzwe agafungurwa, akongera agafungwa, bwa mbere azira ibiyobyabwenge, kwica amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Jay Polly gufungwa, Jay Polly gufungwa. Yasohotse akora indirimbo ayita I'm coming back, I'm coming home. Abakunzi be twese tugira ngaragarutse, mu gihe gitoya abasubiyemo. Jay Polly urupfu rwe rwababaje benshi, but you are lost, we know that you will never die. Imitima y'abanyakigali, abanyarwanda, abadiaspora, abo hanze hirya no hino ku isi, imigabane y'izinosi, twese tuzahora dutekereza yuko waririmbaga bikagera kure. Tuzahora twumva kandi tureba ijwi ryawe n'ishusho yawe. You will never die within our hearts. Nitwaga Utatsinema Yazidi Ngabo, inshuti y'urukundo. Happy New Year. Happy New Year. Baby, how are you? You okay?